Murakoze cyane banyacyubahiro bagore namwe bagabo mwicare. Ba guverineri banyacyubahiro, perezida, abashyitsi b'imena, abagore namwe bagabo, nishimiye kwifatanya namwe uyu munsi mu muhango wo gushyira umukono ku masezerano y'imikoranire hagati ya guverinoma y'igihugu n'intara zacu mu gushyira mu bikorwa gahunda ya parike z'inganda zihuza ibikorwa by'ubuhinzi n'inganda mu ntara, County Aggregation Industrial Parks Program. Ndashimira byimazeyo inshuti zacu nziza, ba guverineri bacu banyacyubahiro, kuba mwabonye umwanya wo kwitabira iki gikorwa gikomeye kigaragaza ubushake busangiye bwo guhindura ubukungu bwacu, guteza imbere inganda no guhanga amahirwe ku baturage bacu bose. Ndashimira kandi za guverinoma z'intara ku bufatanye n'imikoranire bikomeje gutangwa mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda y'ingenzi ku rwego rw'igihugu. Uyu muhango w'uyu munsi ni indi ntambwe ikomeye mu rugendo rwacu rwo kubaka ubukungu bukomeye butanga umusaruro kandi burushanwa ku rwego mpuzamahanga. Gushyira umukono kuri aya masezerano n'intara 13 ziri muri iki cyiciro birushaho gushimangira ubufatanye hagati ya guverinoma nkuru n'intara mu guteza imbere inganda kugeza ku rwego rw'ibanze. Gahunda ya parike z'inganda zihuza ibikorwa by'ubuhinzi n'inganda ni imwe mu mishinga ikomeye cyane yo guhindura ubukungu bwacu binyuze muri gahunda ya Bottom Up Economic Transformation Agenda. Intego zayo ziroroshye ariko zifite ingaruka nini: kwegereza inganda abaturage no gutuma buri gice cya Kenya kigira uruhare rufatika mu iterambere n'ubukungu bw'igihugu. Mu byumweru biri imbere, nyinshi muri izi parike zizatangira gukora ku mugaragaro ku bufatanye n'intara. Izi parike zizafasha cyane kongera agaciro umusaruro w'ubuhinzi n'umutungo kamere ku rwego rw'intara, kugabanya ibihombo nyuma y'isarura, guha akazi ibihumbi by'urubyiruko, kwagura amasoko y'ibikorerwa mu gihugu, gukurura ishoramari mu nganda no mu gutunganya umusaruro, kongera ibyoherezwa mu mahanga no kongera ubushobozi bw'intara zacu mu guhangana ku isoko mpuzamahanga. Iyi gahunda igamije guhindura Kenya ikava ku bukungu bushingiye ku gukoresha ibintu gusa ikajya ku bukungu bushingiye ku musaruro. Bagore namwe bagabo, nishimiye kubamenyesha ko guverinoma nkuru yubahirije inshingano yayo muri iyi gahunda, itanga miliyari 8.5 z'amashiringi, harimo miliyoni 250 kuri buri ntara mu ntara 34 ziri muri iyi gahunda, harimo n'intara 13 zatoranyijwe muri uyu mwaka w'ingengo y'imari. Aya mafaranga yose ateganyijwe kuri uyu mwaka yamaze gutangwa uko yakabaye. Kugeza ubu intara 18 zamaze gushyira umukono ku masezerano, kandi uyu muhango w'uyu munsi uradufasha kurushaho kwegera ishyirwa mu bikorwa ryuzuye mu gihugu hose. Muri parika 18 zatangiye mbere, 10 muri zo zamaze kuzura kandi ziteguye kwakira abashoramari. Isuzuma n'igenzura byakozwe mu ntara zitandukanye byatanze amakuru y'ingenzi ku ntambwe imaze guterwa, ibibazo byahuye na gahunda ndetse n'ibikenewe kugira ngo ibikorwa byihutishwe no kurangira ku gihe. Mu mwaka wa mbere twahuye n'ibibazo byinshi, aho kubona ubutaka, imiterere y'amasezerano n'inshingano za buri ruhande. Byadutwaye igihe kugira ngo tubyumve neza, ariko ndishimye cyane ko nyuma yaho twese twasobanukiwe neza ibyangombwa
ibyagombaga gukorwa n'akamaro k'iyi gahunda cyane cyane ku bacuruzi n'abashoramari bo ku rwego rw'ibanze. Buri parike y'inganda y'intara itwara miliyoni 500 z'amashiringi. Niba abaturage bo hasi babisabwe bonyine, ntabwo bashobora kubaka ibikorwa bifite agaciro kangana gatyo. Niyo mpamvu usanga haboneka ibikorwa bito bitatanye hirya no hino kandi bidafite ubushobozi bwo kwamamaza ibyo bikorwa. Ndakangurira rero intara ziri gushyira mu bikorwa iyi gahunda kwihutisha ibindi bikorwa remezo bikenewe, gushimangira imiyoborere myiza n'imikoreshereze iboneye y'umutungo wa leta, gutegura kwakira abashoramari no kwitegura gutangira ibikorwa by'izi parike ku mugaragaro. Ndabasaba kandi gukorana bya hafi na Minisiteri y'Ishoramari, Ubucuruzi n'Inganda hamwe n'izindi nzego bireba kugira ngo ibibazo byose bivuka bikemurwe vuba. Iyo minisiteri ikomeje kwiyemeza gutanga umurongo wa politiki, ubufasha n'ubuhuza bukenewe kugira ngo iyi gahunda igerweho neza. Tuzakomeza gukorana n'intara, abafatanyabikorwa mu iterambere ndetse n'abikorera kugira ngo izi parike zibe moteri y'iterambere, udushya, guhanga imirimo no guhindura ubukungu. Opportunity through enterprise and prosperity through production. I have had conversations with many county governors. Bagore namwe bagabo, uyu munsi si umuhango usanzwe wo gushyira umukono ku nyandiko gusa. Ni ikimenyetso cy'ubushake bwacu bwo guhindura imibereho y'abaturage, kwagura amahirwe y'ubukungu, guhanga imirimo no kubaka Kenya irimo iterambere risanganywa kuri bose. Turi gushyiraho urufatiro rw'ubukungu bushingiye ku nganda, butanga icyubahiro binyuze mu kazi, amahirwe binyuze mu bucuruzi n'iterambere binyuze mu musaruro. Nagiranye ibiganiro byinshi na ba guverineri ku buryo izi parike zizatangira gukora neza. Twaganiriye ku bibazo bikiriho kugira ngo izi parike zitange umusaruro nyawo. Gahunda yacu ya mbere yari iyo gushyiraho ibikorwa bihuriweho n'abakoresha benshi, common user facilities. Aho niho tuzazamukira mu rwego rukurikira. Twubatse ibikorwa remezo, inyubako, ibyumba bikonjesha n'ibindi bikoresho bikenewe, ariko ikibazo gikurikira ku nganda nto ziciriritse n'ibikoresho by'imashini n'ikoranabuhanga. Mu ngengo y'imari iri imbere turateganya amafaranga azafasha gushyiraho ibikoresho bihuriweho muri buri karere. Ndimo gusaba umuyobozi mukuru guteganya hagati ya miliyoni 100 na miliyoni 150 z'amashiringi kuri buri parike y'inganda ihuza ibikorwa by'ubuhinzi n'inganda mu ntara. Dufite mu ngengo y'imari miliyari 2.4 z'amashiringi zigenewe icyo gikorwa. Guhera muri Nyakanga tuzakorana n'intara kugira ngo buri ntara itubwire ibikoresho bihuriweho, common user facilities, bikenewe ku nganda n'ibikorwa byo kongerera agaciro umusaruro biri muri iyo ntara. Miliyoni 100 z'amashiringi zishobora kugura ibikoresho byinshi byafasha ibigo bito
n'ibiciriritse, gutunganya amata, imboga, gupfunyika ibicuruzwa, imbuto, utubuto n'ibindi byinshi bikorerwa mu ntara zacu. Ndazi ko mwese muzi gahunda nini twatangije yo kubaka amasoko agezweho. Ayo masoko amaze kubakwa, ni amasoko ya kijyambere nk'uko mwabyiboneye. Ayo masoko rero niyo azajya acururizwamo ibicuruzwa bitunganyirizwa muri izi parike z'inganda z'intara. Igihe kirageze ngo tunoze uburyo dupfunyika ibicuruzwa byacu kandi tunoze uburyo tubimurika ku isoko. Dufite ibyumba bikonjesha muri izi parike z'inganda kandi dufite n'ibyumba bikonjesha mu masoko yacu. Ibyo bizadufasha kugabanya cyane ibihombo nyuma y'isarura. Bityo amafaranga menshi azajya mu mifuka y'abahinzi ndetse no mu mifuka y'abacuruzi, kuko tuzaba tugabanyije ibihombo biterwa no kubura ibikorwa remezo. Nzi neza ko urugendo twatangiye rurimo gutera imbere. Ibihugu byageze ku rwego rwo kohereza ibicuruzwa byinshi hanze byatangiriye hasi. Ibikoresho byinshi byo mu nzu tugura hanze, iyo uguze aho bikorerwa usanga bikorwa mu midugudu mito. Hari ibikoresho byinshi tugura mu Bushinwa, ariko ugeze aho bikorerwa usanga ari mu mahugurwa mato cyane. Bishobora kuba ahantu hameze nka Kirinyaga, Embu cyangwa Ngoma. Ariko iyo hari ibikoresho bihuriweho bifasha ba rwiyemezamirimo bashobora gukora ibicuruzwa byo ku rwego mpuzamahanga aho bari hose muri Kenya. Ikibabuza kugera kuri urwo rwego ni umwanya n'ibikoresho. Natwe rero turi gutanga uwo mwanya muri izi parike z'inganda kandi tunatanga ibikoresho byo gukora. Ibi twabikuye ku byo twabonye bibera muri Kariyokoro. Nubwo ari ahantu hato, kubera ibikoresho bihuriweho bihari, abacuruzi benshi babikoresha basangiye. Si buri mucuruzi ushobora kugura ibikoresho bye bwite, ariko bahabwa amahirwe yo gukoresha ibikoresho bihari kubera ubumenyi bafite. Uko niko dushaka gukoresha iyi gahunda. Niyo mpamvu nsaba intara gushyiraho uburyo bw'imiyoborere buzafasha gukoresha neza izi parike z'inganda n'ibikoresho bihuriweho. Tugomba no kureba uburyo ibyo bikoresho bizakomeza gukora igihe kirekire. Ntitwifuza uburyo ibintu byangirika hanyuma bikabura uburyo bwo gusanwa cyangwa gukomeza gukora. Hagomba kubaho uburyo burambye bwo kubicunga. Niyo mpamvu nsaba intara gutanga ibisubizo n'imiterere y'imiyoborere ikwiye. Turashobora no kuganira niba hakenewe itegeko rusange rizafasha gushyira mu bikorwa neza iyi gahunda. Ntekereza ko ibyo bireba no ku masoko yacu ni ingenzi cyane. Nagiye gusura isoko ahitwa Matimba hamwe na Simbara. Nyuma yo kuribona yarambwiye ati nahinduye ibitekerezo. Ntimukwiye guhita mudushyikiriza ayo masoko uko yakabaye, kuko kuyacunga byatugora cyane. Tugomba kugira umurongo umwe w'uburyo ayo masoko akoreshwa kugira ngo akomeze kugira isuku, gahunda n'imicungire myiza. Tugomba kandi kwirinda amatsinda yiharira ibintu, aho umuntu afata umwanya mu isoko aho gucuruza ahubwo agatangira kuwukodesha abandi. Tugomba kwirinda ibyo bintu kuko tuzi amateka y'ibyabaye mbere. Bityo rero tugomba gukorera hamwe. Baturage beza, nishimiye cyane uyu mugoroba.
ni umwanya ukomeye kuri twe. So good people, I am very proud. This afternoon is a great moment for us. And uku niko guverinoma nkuru n'intara zikwiye gukora. Nishimiye ko twarangije ikibazo kinini cyari gihari ku bijyanye na burasarizi. Ndizera ko ubu buri ntara ishobora gutanga ayo mafaranga y'inkunga kuko twamaze gushyiraho uburyo bubigenga. Ibi si ikibazo cy'imbibi cyangwa ngo ninde ugomba gukora iki. Ibi ni ikibazo cya serivisi ku baturage. Abaturage bashaka gukorerwa na guverinoma, kandi guverinoma ni iya bose. Guverinoma nkuru ni iy'intara. Mwabonye iterambere rinini tugeraho iyo dukoranye kandi tugashyira hamwe. Ni inyungu ku nzego zombi za guverinoma ariko cyane cyane ku baturage. Iyo dukoranye ibintu bikorwa vuba kandi nta nzitizi nyinshi z'ubuyobozi. Turabikora mu buryo bworoshye kandi bufite umusaruro. Turimo no gukorera hamwe ku kibazo gikomeye cy'ubuzima. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza. Thank you very much. Have a great afternoon.